tujye mu ntambara be kwicara ku mazi Satana kiriho dorari imbere ahagaze we n'abadayimoni twiringiye umucunguzi ko yamunesheje kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kandi muraho bene data, ni mwene so Ernest umuvugabutumwa ubasuhuza. Mbere na mbere tuzamura amaboko dushimira Imana ko twaramutse turi bazima duhumeka. Ibyari kutubuza kugera ku icyo mvuze byari bihari kandi byari byinshi, ariko urahumeka, wabyutse biremera, ugiye ku kazi, ugiye kugashakisha niba utagafite, ariko uriho uhumeka. Dushimira Imana. Turi mu cyumweru rero cyo kwizera. Turi kwiga ijambo ryitwa kwizera, ijambo nkunda, ijambo ritajya ringora kwigisha kubera ko nanjye nizeye Imana kandi Imana ikampindurira ubuzima. Niyo mvuga ko kwizera niko kumbeshejeho, niko kuntunze. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo witwa Yosuwa, umugabo Imana yatoranije ikamusimbuza Mose, ikamusimbuza umushumba wari ukomeye, umushumba wabaye ikirangirire ku Bisirayeli akabakura mu Egiputa akoresha inkoni ye yizeye Imana. Imana yigira inkoni ifite imbaraga, ihinduka inzoka mu Egiputa, irya inzoka zose z'abakonikoni. Uzi ko iyo twizeye Imana iduha imbaraga zirya izindi, imbaraga zawe zikarya izindi mbaraga zibaho. Uzi ko yamize inzoka zose z'abakonikoni mu Egiputa, Mose akagira imbaraga ziri hejuru y'iz'abandi banyembaraga. Niba ushaka gutunga imbaraga ziri hejuru y'ibindi binyembaraga, akira inkoni yitwa kwizera, ujye uyikubitisha isi n'umubiri na Satani. Karibu mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma Yosuwa ibice 10, umurongo wa 12, wa 13 n'uwa 14. Yosuwa ibice 10, umurongo wa 12, wa 13 n'uwa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 12. Umunsi Uwiteka yagabijeho Abisiraheli Abamori, Yosuwa abwirira Uwiteka imbere y'Abisiraheli ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaloni. 13. Izuba rihera ko rihagarara n'ukwezi kugumaho kuri bigezaho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Mbese icyo nticyanditswe mu gitabo cya Yashari, izuba riguma mu ijuru hagati ritinda kurenga rimara nk'umunsi wose. 14. Kandi nta munsi wahwanye n'uwo mu yawubanjirije cyangwa mu yawukurikiye, ubwo Uwiteka yumvaga umuntu, kuko Uwiteka ari we warwaniye Abisiraheli. Amen. Ndumva mfashijwe niyo ntasobanura, ibyo nsomye birasobanutse. Uyu mugabo Yosuwa yabaye umuntu wumviye Imana arayizera. Kanguha ibintu bitatu Imana iha umuntu uyumviye akayizera: ikugira umunyabwenge, ikakumara ubwoba, ikagukuza ko birenze bitatu, Imana ishimwe, kandi ikakugira umutsinzi. Kandi mu kwizera niho dutegekera. Ukabwira umuntu ngo urakize agakira, ukabwira umuntu ngo Imana igukoreye ibi bikaba, ukavuga ngo nihabe iki kintu kikaba. Nyumva neza, iyo ufite kwizera Imana iragukunda ikagushyigikira ku buryo ubwira ikintu ngo ni kibe kikabaho. Nta Mana yabigutumye, nta kindi kintu kidasanzwe, kuko iyo wizeye Imana uba uri umukire mu bitangaza. Ese abantu baracyumvise? Uba uri umukire mu bitangaza. Ushobora kubwira umuntu urwaye gukira agakira. Uba uri umukire mu bitangaza. Ushobora gukora ukagera ku musaruro uruta uwo wari kugeraho iyo utagira kwizera. Uyu mugabo Yosuwa Imana yagezeho imubwira ngo ntangiye kugukuza, ndatangira kugukuza imbere y'ubwoko bwawe. Abantu bose bakugota bazabona icyo Uwiteka akora,
kuko nzagukoresha ibiteye ubwoba. Uyu ni Yosuwa wambutse Yorodani n'Abisiraheli, irakamuka ishiraho bambukira humutse, icikamwo ibice bibiri, amazi atemba ajya ruguru andi aramanuka. Uyu ni Yosuwa wazengurutse Yeriko irariduka, nta nyundo ifashwe. Ibaze gusenya ishansiye nta nyundo ikoreshejwe kubera kwizera. Dusomye amagambo aryoshye aho Yosuwa yarwanyaga Abamori, abona bugiye kwira kandi nijoro nta ntambara yashoboraga kuba, amashanyarazi yari ataraza, niyo yahaba kurwana nijoro biragoye, kandi abona Abamori yabafatishije. Ahita ategeka kubera kwizera, aravuga ngo izuba ntibwire, ahagarika kwira isaha irahagarara, niba hari 10:00 biguma ari 10:00 kugeza amazeho abanzi be. Mbese wowe hari ikindi gitangazo uzi gikomeye cyabayeho hatabayeho kwizera no gutegeka? Iki ni igitangaza cyabayeho kubera kwizera no gutegeka kwa Yosuwa. Atuma butira, abari bafite inama ku mugoroba ntayo bakoze, bari bujye gusenga ku mugoroba ntibagiyeyo kuko babonye butije. Ategetse atyo mu ijuru, barebye ngo ninde uri guhagarika ko bwira, barebye babona ni Yosuwa. Muri iki gitondo waba ufite ibintu wategereje ku Mana ukabibura, wategereje mu buzima busanzwe ukabibura, ukibaza impamvu utabibona, ugahorana agahinda no guhangayika. Icyo wabuze ngiki, ariko umuti turawuzanye. Fata kwizera kurema. Turi kwiga topic cyangwa ijambo rivuga ko umuntu w'Imana akwiye gutunga kwizera kurema. Kwizera kuzabaho, kwizera kuzarama, kwizera kuzakira, kwizera kuzabyara ugashaka, kwizera ko abana bawe bazagira ubwenge, ukizera kuzagirira umugisha mu kazi, warangiza ukajya utegeka ukavuga ngo uyu munsi ndashaka ko ubuzima bwanjye bumera gutya. Mana ishimwe, ndumva mfashijwe. Ukavuga ngo ndashaka ko umuryango wanjye bigenda gutya. Haleluya. Ukavuga ngo ndashaka ko mu kazi bigenda gutya, ugategeka kandi ugakora. Umuntu wizera arakora, ukakira abantu neza niba ubagira, ukavura abantu neza niba uvura, ukarinda umutekano neza niba uwurinda. Umuntu wizera yirinda ibyaha, umuntu wizera abinyangamugayo akera imbuto. Impano yo kwizera rero icyo nyikundira, bamwe ubutegetsi, kandi iyo utegetse ntabwo bisaba ngo Imana ibe yagutumye, ahubwo ishyigikira ibyo uvuze. Yashyigikiye ibya Eliya atwara imvura nayigarura, ishyigikira ibya Yosuwa ahagarika ko bwira ntibwira, ishyigikira Aburahamu imutabara kuri Isaka. Imana yacu irakomeye. Nkwifurije gutunga iyi mpano yo kwizera. Wagiraga gushidikanya ko ibyo Imana yavuze itazabikora? Wagiraga kumva utentebukiye, ukumva ucitse intege, kumva uri umunyabwoba mu mutima, ukarota nabi? Akira impano yo kwizera. Izere Yesu, izere Imana. Reka ngusengere. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu muntu duteze amatwi mu mutsima wa buri munsi, tumusabiye imbaraga mu kwizera, tumusabiye gukomera mu kwizera, tumusabiye gukomera mu gusenga yizeye. Intege nke yagize zimubabarire, ibyaha yakoze bimubabarire. Ashaka kukwakira, ubwo azajya ku rusengero gusengerwa akabatizwa, umwakire. Yarakwakiriye ariko yacitse intege mu kwizera. Mukomereza imbaraga, mukiza uburwayi yaba afite, mukiza ubukene yaba afite, mukiza igisuzuguro yaba afite muri iyi minsi, kuko yemeye gutunga umutungo ukomeye w'abakire mu gusenga witwa kwizera. Dushoje tugushimira ko waduhaye umunsi w'umugisha, dushoje tugushimira ko uduhaye umunsi w'amahoro n'amahirwe, dushoje tugushimira ko twongereye kwizera no gusengera mu butware butegeka. Ibyari byaranze bikaba byemeye, ukaba uduhaye kugira igihugu cy'amahoro, itorero, umunsi, mu miryango, mu kazi, mu mibereho. Ukaba uciye inzira kandi ukaba urwanyije ibyaturwanyaga. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibarinde. Tujye mu ntambara, be kwicara ku mazi Satana kiriho. Dorari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Kwizera Kristo
kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje abe mu bihe bya mbere. Ingabo yitwa kwizera yarabakingiye, natwe nidukingira twiringiye Yesu. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twambaye intwaro ze zose. Ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri, inkweto z'amahoro ye biradukomeza. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Unesha ibyaha azambikwa umwambaro wera, Yesu azavuga izina rye ku mana mu ijuru. Dukanguke dutambuke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Unesha ibyaha azambikwa umwambaro wera, Yesu azavuga izina rye ku mana mu ijuru. Dukanguke dutambuke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera